buri munsi umuntu wese ufite akazi ahora ahangayikishijwe nuko yakagumaho kugira ngo ubuzima ejo butazahinduka, kubera ko wenda ako kazi cyangwa se akenshi ako kazi niko kamuha ibimutunga, niko kavaho ubushobozi bwo kwishyuraho gutura, niko kavaho amafaranga y'ishuri ry'umwana, niko kavaho imyambaro. Ako kazi kandi akenshi usanga atari nawe gatunze wenyine, gatunze imiryango imukomokaho, imushamikiyeho, na cyane cyane yuko abandi bo mu muryango we wenda nta n'ubushobozi buhambaye bafite. Ibi rero bituma akazi uko kaba kameze kose gahorana agaciro imbere y'uri kugakora icyo kaba kamuha cyose. Buri munsi hari abantu baba bakora akazi abantu bita kabi, ariko nyamara abantu usanga baragakiriyemo, barakijijwe nako, cyangwa se wenda karabavanye ku ntambwe imwe karabagejeje ahandi. Sinzi ko umuntu wamubwira ko akora akazi kabi. Niyo umuntu yirirwa mu byondo, ariko ibyo byondo bikaba ari ibyondo bikenewe, wenda muri ibyo byondo bikaba ari ibyondo by'amabuye y'agaciro, yirirwa ari byo ari gucukura, umunsi umwe akazavuga ku bihe by'agaciro gahambaye, rigahita rimuhindurira ubuzima. Sinzi ko azamwumvisha ko kwirirwa acukura ari ibintu bibi. Ku rundi ruhande ariko umugereranyije n'umuntu wambaye cravate mu gitondo uzindukiye muri banki agiye kubara amafaranga y'abandi kugira ngo ayabahe cyangwa yababikire, nabwo wabona yuko wa mugani wiriwe mu byondo, wa mugani ashobora kuba afite akazi kabi. Ariko abahanga mu by'imitekerereze bavuga ko nta kazi kabi kabaho. Akazi kabi ari ako udakunda kandi kadafite intambwe kaguteza cyangwa se ngo kakuvane hamwe kakugeza ahandi, kubera ko ubuzima bw'umuntu uhora buri munsi ari ugutera intambwe uvamwe ugana ahandi. Uyu munsi niba utekereza ko ufite akazi kabi, reka nkubwire abandi bantu bashobora kuba bafite akazi kabi ugendeye ku kazi bakora. Iyi ni ingingo nzagarukaho kubera yuko n'urutonde rurerure. Usibye wenda imbwa zo mu bihugu bitaratera imbere, inyinshi ziba n'iz'agasozi zifatwa nk'amatungo adafite akamaro, ariko mu bihugu byateye imbere imbwa ni itungo rikomeye cyane ryororwa, ribana n'umuntu mu buzima bwa buri munsi ndetse bwa bugufi. Uyu munsi rero hari abantu bafite akazi ko gusogongera cyangwa se ko kumva icyanga cy'ibiryo by'imbwa. Abo bantu ngicyo bashinzwe cya mbere, kumva ibiryo by'imbwa. Mu gihe biri gutunganywa, biri kunozwa, hakaba hari umuntu ushinzwe kuryaho nyine akumva ko ibiryo by'imbwa biryoshye. Byaba bitaryoshye bakongeramo ibirungo cyangwa se bakongeramo iby'ingenzi. Iyo bumvise ngo biryoshye bihagije, nibwo noneho babiha uruhushya yuko byasohoka mu ruganda bakajya kubigurisha kuri ba nyir'imbwa. N'abakozi b'uruganda bashinzwe gusogongera cyangwa se kumva ibiryo by'imbwa. Ni akazi wumvise kugeza uyu munsi kadahesheje icyubahiro gihagije, ariko nyine ibikorwa n'abantu bakuru b'abagabo bafite ingo batunze, bafite abana barira amashuri, bafite imiryango muri rusange. Akabyuka mu gitondo akajya kumva ibiryo by'imbwa yuko biryoshye kugira ngo iyo mbwa izabiriye nta kibazo ifite. Nkimara kuvuga ibi udisi, hari abantu bagira iseseme bibaza ukuntu bajya kumva ibiryo by'imbwa. Hari imbwa zirya ruzungu, gusa nanone ubanza ku munyarwanda wikimara kwitwa ibiryo by'imbwa biba byahinduye isura. Niyo zaba ari inyama cyangwa se ibindi bintu bikundwa yaba yitekeye mu rugo iwe, bikimara kwitwa ibiryo by'imbwa ataba kibyumvishe uko byaba bimeze kose, ubwo nyine mu mutwe nuko bimeze. Tubijyanye n'akazi usanzwe ukora uyu munsi, waza guhita wumva uko nyine bitewe n'amazina y'akazi hashobora kuba akazi kabi nubwo kaba kinjiza menshi, cyangwa se wenda nta nicyo kanatwaye kuko aba bose bagakora bariho. Hari abandi bantu bafite akazi babita professional mourners. Professional mourners ni itsinda ry'abagore bashinzwe gususurutsa ikiriyo. Murabizi ko ku kiriyo cyangwa se ahantu bapfushije umuntu wagize ibyago kaba ari agahinda gakabije. Aba rero bashinzwe kuza nyine gukora icyo abantu bafite agahinda bagomba gukora, ni ukurira. Aba bashinzwe kurira, bakaza rwose batazi n'uwapfuye, bagakodeshwa bakishyurwa, hanyuma bakarira umunsi wose, cyangwa se wenda bitewe n'amasaha bishyuye bakabarira n'iminsi 3, bakaba bihanagura amarira buri kanya rwose atemba nk'imivu, bari gupfuneka bababaye cyane, babajwe n'umuntu wapfuye. Amasaha yabo yarangira wabakodesheje bagasohoka bihanaguye bameze neza nk'aho bategeze banarira, bitwa professional mourners. Aba mu bihugu byo mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Aziya ni itsinda rizwi rishinzwe kurira cyane, rira abantu bapfuye atari nk'uko babazi, ahubwo ari ikiraka babonye. Ibi mu myizerere muri Aziya ngo bizera yuko bifasha uyu muntu wapfuye kugenda amahoro, akaruhuka neza, ngo kandi ngazi neza yuko asize akunzwe, kubera yuko ngo ni ukumuherekeza nyine mukamuherekesha amarira kugira ngo atazaba yarabaye wenyine. Aha nanone nkimara kuvuga umuntu urira atazi n'uwapfuye, ubu haretse batekereza yuko wenda babishobora, bakumva yuko kurira bitabananira kubera ko amarira yabo hafi ni wabishobora, ukabumva koko rwose wajya urira ahantu hapfuye umuntu bakabiguhembera, ukaba umwana murizi cyangwa se umurizi wabigize umwuga. Ubwo nyine werekeza mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Aziya ushobora kuzabonayo umurimo rwose uhura n'ubushake bwawe niba usanzwe unarizwa n'ubusa. Akandi kazi nakubwira gasa n'akadasanzwe, hari abantu bashinzwe kwinukiriza ibyoya by'abandi, kakaba ariko kazi kabo kuva kwa mbere kugera ku cyumweru, babita order judge. Abangaba ngo hari amakompanyi menshi akora cyane cyane ibijyanye n'ibyitwa cosmetic products cyangwa se ibifitanye isano n'ubwiza. Aya makampani ngo buri munsi ngo yagira igihe cyo gushaka abavolontaire cyangwa se abakorerabushake ngo bagomba kuza kujya bihumuriza abantu ngo bumve yuko za produits zabo bahaye abantu zikora koko, bamwe bakaza bagakuramo bakamanika mu kwaha, bakabintu
kwinukiriza wumve yuko za produit hari icyo zamaze mu guhindura impumuro z'aba bantu. Abenshi ngo barwaye nk'indwara z'uruhu bakayoza produit z'izo nganda kugira ngo zizabakuriho uwo munuko. Abakorera bushake bagenda bihumuriza ibintu bitandukanye byakoreshejwe n'abo bantu, birimo imyenda bambaye, birimo kubihumuriza ku mibiri yabo nko mu kwaha ndetse no mu bindi bice bigira icyokere. Bihumuriza kandi inkweto bambaye kugira ngo bumve ko za nkweto zihumura neza. Kandi igitangaje mu mico y'abazungu icyitwa guhanagura inkweto ntikibaho. Ubundi ngo umuntu yambara inkweto yasaza akajya ku iduka akambara indi akigendera, yambara inkweto imwe kugeza ishaje. Abenshi ngo ntabwo bafite stoke z'inkweto nk'uko mwe mubigenza. Abantu bashinzwe kwinukiriza abandi cyangwa se kwinukiriza ibikoresho byakoreshejwe nabo, ngo amazuru yabo abagomba guhora ameze neza kugira ngo ahore yumva yuko impumuro imeze kwa kundi. Buri kwezi baba bagomba gusuzuma izo mpumuro. Nkimara kuvuga iby'aka kazi k'abantu bashinzwe kwinukiriza impumuro z'abandi uko ari umuntu bakora buri munsi, ndatekereza neza yuko rwose hari abantu iseseme yishe batamerewe neza muri iki gitondo. Niciye umunsi pepepepepe ubu bari gutekereza abantu basanzwe bazi banuka, batiyitaho, batagira impumuro nziza na gato rwose, bakibaza uburyo bajya bahora binukiriza imyenda yabo n'ibikweto byabo binuka, binjira ahantu kugira ngo hari ikintu cyahapfiriye bakimara kuzikuramo, bakibaza uburyo kaba akazi kabo guhora binukiriza ibyo byuya by'abo bantu batiyitaho. Hari abese batekereza rwose ko ari akazi kabi. Ubwo rero nimukagereranya n'akandi musanganywe, murahita mwumva neza uburemere bw'umurimo, murahita mwumva yuko umurimo ari uguhemba kandi ufite icyo kwinjiriza kurusha uko witwa. Aba baragakora kandi karabatunze, n'abanyamwuga mu byo kwinukiriza abantu no kumva impumuro zaba nziza ndetse n'imbi. Nimukora akazi.